itorero Deliverance Church riyobowe n'umushumba Bishop Joseph Karasanyi ndetse na Bishop Rosa Karasanyi. Itorero rishingiye ku buhamya bwa Gikristo ryizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Iri torero ni itorero rirangwamo ibikorwa bitandukanye by'urukundo, gufasha, gusabirana ndetse kubana neza n'abantu amahoro. Iri torero ni itorero ryiza cyane abakristo bisangamo, abakristo nyine usanga bakora imirimo itandukanye, kuririmba, gusenga, kubwiriza n'ibindi byose biranga imirimo y'abakristo. Iri torero rero nk'uko mubizi muri iki gihe isi yose yugarijwe na COVID-19 cyangwa se coronavirus. Iyi coronavirus ikaba yarageze mu bihugu bitandukanye, cyangwa se aho twavuga ngo usanga ahantu henshi ku isi iyi COVID-19 yibasiye ibihugu bitandukanye. Tugarutse by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko mubizi COVID-19 yugarije igihugu cy'u Rwanda, byatumye bamwe mu banyarwanda bahagarika imirimo yabo. Si ibyo gusa, n'amatorero yarahagaze ndetse bituma abantu bayirinda mu rwego rwo kuguma mu ngo zabo, ariko nanone bibazanira ubukene bukabije ku buryo batabashaga nanone kuba bakora imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Aha hari imirimo yagiye ihagarara nk'uko mubizi, ni imirimo igiye itandukanye. Hanyuma rero bisangaga muri iyi mirimo bayikora batatswe n'ubukene cyangwa se bahuye n'ubukene bukabije mu ngo zabo, ku buryo batabashaga kubona ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya nk'uko bisanzwe. Nibwo rero iri torero Deliverance Church ryagaragaje umutima n'urukundo rukomeye kugira ngo rifashe bamwe mu bakristo batari bafite ubushobozi bwo kuba babona ibyo kurya n'ibyo kunywa. Nk'uko ubireba, aba bakristo bari bafite imirimo itandukanye, ariko imirimo yabo ikaba yarahagaze nk'uko uraza kubyiyumvira, kandi bakaba bari mu rugo. Nibwo rero itorero ryafashe umugambi mwiza n'intego nziza yo gufasha abakristo kubaha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ahangaha mu byo babahaye harimo ibitoki, harimo ibirayi, harimo umuceri, harimo akawunga, harimo amasabune, harimo n'ibindi bitandukanye bifasha umuntu mu mibereho ye ya buri munsi. Iri torero kandi bakomeje kugira imirimo myiza, bahamagara abakristo babo mu ngo ku matelefone cyangwa se babandikira ku mbuga nkoranyambaga, barushaho kugenda babahumuriza mu rwego rwo guhangana na COVID-19. Igihe gishize rero twaganiriye ku magambo magufi y'Imana, na n'ubu tugiye kuyajyamo dusobanukiwe twese ibihe turimo. Ndagira ngo mbaze nkubwire nti humura humura. Iryo jambo ni ryo tugiye gukomeza kureba. Abakristo nabo bagaruka bashimira itorero icyemezo cyiza ryafashe kugira ngo babashe kubona ibyo barya n'ibyo banywa mu gihe bari guhangana n'iki cyorezo cyateye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse si u Rwanda gusa n'isi yose, ahubwo by'umwihariko aho babarizwa. Emmanuel, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana 4, nkaba ntuye hano muri Multimedia. Iyi minsi y'uburwayi wabaye gute? Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byari byoroshye, kuko akenshi na kenshi mbere y'iki kiza umuntu yajyaga abasha kurya ari uko abashije guhaguruka, ariko ari kiziya kiziye twese tugomba kuba turi mu mazu. Guhaguruka rero ngumva ntabwo ari ibishobotse, ubuzima ntabwo bwari bworoshye. N'ibikorwa wakoze ubibona gute kuri wowe? Iki gikorwa mu by'ukuri ndashimira Imana, abashimira n'itorero rya Deliverance kuba rituzirikanye rikatwibuka mu bihe nk'ibi, kuko ubundi ni ibihe bitoroshye. Bose turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Deliverance Church, Imana yongeraho bakuye. Sawa, murakoze. Aha bagarutse bashimira ubwitange aba bashumba bagaragaje mu kubatekerezaho ndetse n'amarangamutima menshi. Iki gikorwa mwami abagiteguye urushaho kubagura no kubahereza umugisha guturwaho mwami. Hanyuma iri torero naryo ryafashe icyemezo yo kuba bari kubafasha mu gihe batari kubona ibyo kurya n'ibyo banywa, bafatanyije n'ubuyobozi bw'itorero. Ngira ngo ahangaha
twavuga ngo abantu bagire umutima wo gufasha, ariko n'ubundi ni ibisanzwe n'intego zabo, nk'uko intego z'itorero Deliverance Church uzisanga muri Yesaya 61 umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wawo wa 4, bavuga iby'umugambi w'Imana muri Deliverance Church cyangwa se intego zabo muri Deliverance Church. Nuko nawe urabyirebera barimo bafasha aba bantu. Bivuga ngo rero nawe ureba ino video ugira umutima wo gukomeza gufasha abababaye, imfubyi, abapfakazi, abugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyangwa se ibindi byorezo, dore ko arizo mbuto zikwiriye abihannye ibyaha bari mu nzira igana kuri Kristo. Reka mbashimire, hanyuma wabagezagaho iyi nkuru ni njyewe Jado Fils.